Kuva icyorezo cya COVID-19 cyaduka mu Rwanda no ku isi yose, hagiye hafatwa ingamba zitandukanye zigamije guhangana n'icyo cyorezo. Izo ngamba zirimo nka guma mu rugo, kutegerana hagati y'umuntu n'undi cyangwa nk'itsinda, ndetse no kudasuhuzanya abantu bakoranaho, haba mu guhoberana cyangwa se guhana ibiganza. Izo ngamba zose zaje zibangamira imibereho n'imibanire ndetse no gushyikirana kw'abantu nk'uko byari bisanzwe. Izo mpinduka zigira ingaruka zitandukanye, haba ku bukungu, ariko by'umwihariko ku buzima bwo mu mutwe kuri benshi. Izo ngaruka zirimo nko kwigunga, kugira agahinda gakabije, ndetse no guhangayika wibaza uko ejo bizamera. Zikaba zizahaza benshi. Mu rwego rwo guhangana n'izo ngaruka, mbere na mbere zirikana ko atari wowe wenyine ufite impungenge zitewe n'iki cyorezo. Gerageza gukora ibi bikurikira, bityo wirinde kuba wagerwaho ingaruka n'indwara zo mu mutwe cyangwa se izo mu byiyumvo. Jya ukora imirimo itandukanye ituma uhuga: kumesa, koza amasahane, guteka ndetse n'ibindi. Jya uruhuka bihagije. Jya ufata akanya ko kwirangaza buri munsi, urebe filime, ukina udukino dutandukanye n'abo mubana, harimo nk'amakarita n'ibindi. Jya urya indyo yuzuye. Irinde kuba wakoresha ibiyobyabwenge nk'inzoga n'itabi birengeje urugero, kunywa urumogi n'ibindi. Jya wirinda kwigunga. Mu gihe uhuye n'ibibazo byo kwiheba n'agahinda gakabije, wakwemera abahanga b'inzobere bakagufasha. Ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa ubufasha ku birebana na COVID-19, wakwifashisha nimero itishyurwa ariyo 114.